mwami King Louis wa 16 w'Ubufaransa yagiye agaragaza utuntu tugiye dutandukanye abanyarwanda bavuga nk'udukoryo. Uyu mwami ubwo yabaga ari mu mbaga nyamwinshi, abaturage ndetse n'abayobozi bamubazaga ibibazo akabona adashoboye kubisubiza, ubundi agaturika akarira. Uyu mwami King Louis wa 16 mu bijyanye n'imiterere ye n'ubundi ubona ko ajya gutera nk'abagore, imisatsi ye imeze nk'abagore. Uyu mwami King Louis wa 16 yagaragaje intege nke zatumye mu Bufaransa haba revolution, haba impinduramatwara cyangwa se haba nka revolution. Ahagana 1789 ubwo habagamo ubwoko butatu, ubwoko bw'abanobles, abacreed ndetse n'abapigeons. Ubwoko bw'abanobles ni ubwoko bwari bwiganjemo abakire, ndetse n'ubwoko bw'abacreed nabwo nuko nguko. Ariko ubwoko bwa gatatu bw'abapigeons bwari ubw'abakene. Ubwoko bw'abakene bw'abapigeons bwaje gukora nk'ikiswe revolution cyangwa se impinduramatwara cyangwa se impinduka mu bijyanye na politike ndetse no mu bukungu. Uyu mwami King Louis wa 16 yaje kwicwa ndetse yitwa nabi. Ibindi bihugu byabonye ibyo yakorewe n'ibyanenze cyangwa se n'ibyashimye imyitwarire ndetse n'uburyo bahanye umwami King Louis wa 16 w'Ubufaransa, kuko uyu mwami yaje kwicwa akaswe umutwe hamwe n'umugore we Queen Marie Antoinette ubwo bageragezaga guhungira muri Valais. Uyu mwami King Louis wa 16 abaturage cyangwa se abari mu cyiciro cya gatatu bazwi nk'abapigeons baje gukora igiswe n'imyigaragambyo bashaka impindura matwara cyangwa se bashaka revolution mu bijyanye n'imitegekere ndetse n'ubukungu, aho abagore bigeze kwikora ubwabo bakajya ku nteko nshingamategeko bagapfukamira uyu mwami, ndetse baherekejwe n'abagabo babo bambaye ndetse nk'abo bagore. Ngo ndavuga abo bagabo babo bagore babaga nabo bambaye amakanzu ndetse n'amajipo, bamwe bakenyeye n'ibitenge, bapfukamira umwami bamusaba kugabanya igiciro cy'umugati. Umugati mu bindi bihugu ni ifunguro rikomeye. Iyo umugabo avuye ku kazi natahana umugati ni nkaho nta kintu aba yakoze. Abagore rero baje gufata urugendo ndetse baherekejwe n'abagabo babo bari bambaye nabo bajya ku nteko nshingamategeko gutakambira umwami ndetse no kumutera impuhwe kugira ngo nibura barebe ko umwami yagabanya igiciro cy'umugati wari umaze kwiyongera mu bijyanye n'ibiciro byawo. Gusa icyaje kubabaza abaturage nuko umwamikazi Queen Marie Antoinette yaje gusubiza bano bagore ababwira ngo nimugende mugure keke, niba mwabuze amafaranga agura umugati mugende mugure keke. Ibi byababaje abaturage ndetse biranabashengura, bahera ko batsimbarara yuko batazigera barekura cyangwa se batazigera bava kwiri hatana ryo gushaka impindura matwara cyangwa se gushaka ubundi butegetsi bushyashya mu Bufaransa. Ibi byagaragaje uruhare rw'abagore mu bijyanye n'impinduka mu Bufaransa zabaye 1789.